Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ikaze mwese abakurikira ibi biganiro Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Imana ishimwe cyane, nejerejwe n'Imana mu mutima wanjye uyu munsi. Nshimiye Imana yaturinze nyuma y'ibi byumweru bibiri tumaze, hanyuma tukaba twongeye guhura. Ndizera yuko Imana yabarinze, ndizera yuko buri wese aho ari Imana yabanye nawe. Nukuri ndashimiye Imana kuko nanjye yandinze, nkaba ngiriwe ubuntu bwo kongera kugaruka kuvugana namwe, kuganira namwe ibyerekeye aya magambo y'ubwami bw'ijuru. Rero indamutso yanjye ya mbere ndayibahaye ishingiye kuri iri jambo ryo muri Zaburi ya 42. Haravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ni ku mutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira inyota Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Haleluya. Umutima wanjye wari ufite inyota yo kongera kuganira nawe iri jambo. Mbese wowe wumva hari inyota ugira yo kwegera Imana? Ndakwifuriza kugira inyota yo gusenga, ndakwifuriza kugira inyota yo gutindana na Yesu Kristo, kuko hari izindi mbaraga duhabwa, hari izindi mbaraga tujya tubona iyo dutindanye na Yesu, haba mu ijambo, haba mu isengesho. Mfite inzara n'inyota byo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mfite inzara n'inyota zo kugukangurira kugira ngo nawe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza niba utari wamwakira. Yesu rero akomeze atugirire neza twese. Ndabashimiye mwese abashyigikira uyu muhamagaro wa Saveur Divine. Ndashimira by'umwihariko abadusengera mwese Imana ijye ibaha umugisha. Birashoboka yuko waba uri gukurikira ubu butumwa ariko utameze neza, udafite umubiri ukunogeye, ufite wenda intege nke mu buryo bw'umubiri, waba se urwaye utameze neza, ndagira ngo gukomeze. Ni ukuri wowe ufite ingorane mu buryo bw'umubiri, waba urwaye se, waba ufite ikikuremereye ku mutima kubera ikibazo iki n'iki, ndagira ngo nze ngukomeze no muri iri jambo ry'Imana. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Aleluya. Ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Wowe unyumva, birashoboka yuko wibaza ukaba uri kubunza imitima, wibaza icyo wakora, wibaza icyagukiza umubabaro ufite, cyangwa se agahinda, cyangwa se ikibazo iki n'iki wikoreye.
ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo gisubizo cyawe, Imana niyo buhungiro bwacu, Imana niyo mbaraga zawe. Nukuri niwitabaza Imana, niwishingikiriza ku Mana, ngo niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndakwifuriza kugira ngo Uwiteka, Uhoraho, Imana ishobora byose, Imana itabura ikugenza, ikwiteho, ikugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Yego, dukomeze rero. Ndifuza nanone kubagezaho gahunda y'iki cyumweru tugiye gutangira. Nk'uko mubizi, turi mu cyumweru kibanziriza Noheli. Turi mu cyumweru twitegura kongera kwizihiza ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya! Ndabizi neza yuko ibyo ngibyo mubizi. Ntabwo bivuga yuko umwami Yesu yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12. Oya, ntabwo iyo tariki ari nyayo. Ni itariki yafashwe gusa mu buryo sembolike, niko nabivuga, mbizi uko bivuga mu Kinyarwanda. Ariko icy'ingenzi si uko tumenya itariki yavukiyeho. Icy'ingenzi ni uko twemeranywa yuko umwami Yesu yavutse. Haleluya! Hari igihe umuntu aba atazi neza itariki ya anniversaire yiwe, ariko ntibibuza kwizihiza umunsi we w'amavuko. Nuko rero natwe abakristo twizihiza ivuka rya Yesu Kristo, nubwo tutemera yuko ari ku itariki 25, ariko icy'ingenzi ni uko twemeranya yuko Yesu yavutse. Yesu yavukiye i Betelehemu. Mbere yuko avuka, abahanuzi bari baravuze iby'ivuka rye. Hari umuhanuzi witwa Mishe yahanuye ibyo kuvuka kwa Yesu. Hari umuhanuzi Yesaya. Uyu Yesaya nawe yari yaravuze iby'ivuka rya Yesu myaka nka 700 mbere yuko Yesu avuka. Yesaya aramubona, aramwerekwa, aramuhanura. Mu gice cya 9 cya Yesaya tubona uburyo yamuvuzeho. Aravuga ati, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Haleluya! Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu ni umwana wavutse mu buryo bw'igitangaza. Yavutse mu buryo butangaje, yiswe igitangaza, kandi yavutse mu buryo butangaje budasanzwe. Yabyawe n'umwari Mariya, abyarwa mu buryo butari ubwo guhura k'umugabo n'umugore, abyarwa mu buryo bw'umwuka wera yari yategetse. Haleluya! Yesu yavutse mu buryo butangaje. Imibereho ye yose ni igitangaza. Yesu ni umwami w'amahoro. Iyi si yari ibuze amahoro nanone, iracyakeneye Yesu, kuko ari we wenyine utanga amahoro. Amahoro Yesu atanga ni amahoro adasanzwe, ni amahoro tudashobora kubonera mu by'isi iduha bijya binezeza abantu. Hari amahoro akomeye, amahoro dukura kuri Yesu Kristo. Ayo ngayo niyo atajya ahungabana, ayo mahoro ntabwo ashira. Ndagira ngo mbabwire ko muri iki cyumweru cyose kizaza tuzakomeza kuganira kuri ibi byerekeranye n'uyu mwami w'amahoro. Rero twari ukubasogongezaho gusa kugira ngo mumenye ibyo tuzasangira mu iki cyumweru gitaha. Asigaye reka dusenge gatoya mbere yo kurangiza uyu munsi, gusurangiza iki kiganiro cya none. Data twese wo mu ijuru, ndagushimiye uwera wa Isirayeli, uzamuriye icyubahiro. Ushimwe kuko watwohereje Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege,
agasiga ubwiza bwe bwo mu ijuru akaza kubana natwe muri iyi si, akavukira mu isi, akaza kugira ngo aduhuze na data wa twese wo mu ijuru. Warakoze Yesu, warakoze kuza, warakoze kuko watumye twegerana n'Imana, warakoze kuza kugira ngo utubabarire ibyaha byacu, witanze ku musaraba. Mwami, ibyo byose byaturutse ku rukundo rwinshi, urukundo data wa twese yadukunze. Urwo rukundo nirwo rwatumye yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Wowe ukurikira iki kiganiro, nkwifurije ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.